ntabwo nari nzi ko nzisanga ndi kuvuga ku buzima bwanjye bwite gutya, especially kuri social media. Vesti, ariko twizere umugambi w'Imana. Ni nyuma y'uko twari dusoje high school, ibyari inzozi tutangiye kubigira impamo, byinshi twihaye nk'intego dutangiye kubigeraho. Ntakubeshye nagukunze biri too much dusoje high school, dutangiye gushyira hamwe, dusenyera umugozi umwe. Wibuke ko tutibonaga nk'abana bakirirwa n'ababyeyi, ahubwo njye nawe intego yari kugira umuryango. Ndagushimira ku bwa buri kimwe wankoreye, umbereye umukunzi, umbera inshuti, umbera n'umuvandimwe. Turi kumwe sinigeze nicuza kuba naragukunze, ahubwo navugaga ko ndi umunyamugisha. Kandi hagati Imana yampaye ko kuba ndi kumwe nawe nibyo byishimo nageze mu buzima. Ndagukunda cyane, ndagukumbura cyane nkabura amahoro. Sinjye wahisemo kwisanga kuri izi social media, nta handi ho kuvugira ibyanjye, nta nshuti ngira zo kubibwira, n'abo mfite bambwira ko gukunda ari ubugwari. Gusa ibyo twacanyemo bituma umutima wanjye utakwibagirwa. Hari igihe ntekereza gukora igikorwa cy'ubugwari nkava mu buzima, kuko kubaho ntagufite ni ishuri ntatsinda. Kubaho nsiga akazi karahagaze, maze gutakaza ibiro birenga 13. None ubwo ndinde wo kubaho?